Twatebye gato twari ko turiruka n'utuntu twajya no hino uno mwanya bashimire cyane ko mwitabye akamo hanyuma reka tube dutenye gatoya kugira ngo turabe biza gukurikira mu kanya kandi imbere yaho reka ibintu byose uza gukora tumara tubishyire mu maboko y'Imana nicyo kintu genderwaho nyamukuru nk'uko dusanzwe tumenyereye kuko iyo usenze naho uhabwa imigisha myinshi nabyo birafasha hanyuma Jehova Mana yacu Jehova ugira byose hanyuma Jehova utandukanye abantu Jehova umuntu ushoboye kira kintu twagusabye kandi kugira ngo ushire ibiganza byawe hejuru y'uru rusago twagusabye kandi kugira ngo umuntu wese akiri mu nzira agishikanga akiri koraza no muri iki gikorwa kugira ngo adufashe umushire ku biganza harya hejuru hanyuma turasabye kandi uhe imigisha abantu bamaze gushika ngaha kugira ngo bazabagirira imigisha n'umunezero hanyuma kandi twagusabye kugira ngo ihezagire iki kibanza tugusabye kandi no kuza guhezagira ibifungwa byaronderewe ahariho hose kandi ukabiri muri iki gisabo hanyuma tugushimire cyane ku buryo bukomeye hanyuma turagusabye kandi kugira ngo uza kuduhezagira twese cyane tugusabe kandi ibintu byose biza kugera mu buryo ubishyize mu maboko yawe ibi byose tubishyize mu maboko yawe kuko twe ntabwo twishobora ikintu turagusabye kandi umuntu wese afite ikibazo runaka kize kurangira ngaho aze gukurikirana ubukwe bw'uno munsi n'igitaramo cy'uno munsi hanyuma turagusabye kandi umuntu wese aza kuba afite ikintu aza kukivugana mu mahoro n'umutekano hanyuma ibyo byose tubigusabye ari bikeya mugabo dufite byinshi uza kudukorera ibyo byose tugusabye tubicishije mu izina ryawe ryera amen 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 hanyuma rero nyuma yaho murakoze reka tube dukenyeye gato kubera ko turindiriye umuntu umwe turacyarindiriye umuntu umwe muno mwanya ndazi ko Yo, pause the song. Pause the music.
ari amazi ari juice ari soda ari byose ndabona tumenga turayifite ntabwo biringa imbere zanyu ndibaza nanjye wanjye biriyo ndabona inzira hano bashyiriho n'ibikombe imbere kugira ngo ndiyiha ubwo rero reka tubandanye dusabikanye ko tubona ngaho imbere mu mwanya hari buze byinshi murakoze urugendo rwose twagiye gutanga inka tugiye gutanga inka ubwo rero twagomba tubamenyeshe ko abahawe izo nka nabo bari ngaha nyine kandi nabo twagomba tubaha ikaze kugira ngo twumve ijambo ryabo hanyuma mugabo reka tubangire gato imbere yuko tuza kubaha ijambo reka tubangire turaza kumviriza mu kanya mane dushyiremo nk'akazi gato tumane turuhuke gato yasuka nawe ntibikunda nuko reka tumane dushyiremo nk'akaririmbo gatoya arakimana araki akazi k'umukunda reka turaza kubijyaho mu kanya murakoze bakabandanya kuno mwanya urabona wafunguye twanywe agasoda twanywe amazi twanywe na buri kintu erega iyo uri turanywa nawe hakeneye n'ikindi kiza gufata mu nda buriya hageze umwanya wo gufungura umwanya wo gufata ikiri mu nkono bica mu nkono gikeneye cyo mu nda bica mu nda gikeneye cyo mu nkono ndawucuritse murakoze cyane reka turabe yuko hajya hirya menga hariho ndiko nditegereza inka menga zamaze kugerayo impene zose nizo kuragira hari isoda nazo ni wararaye ubwo rero icyo twabasaba nuko mwadufasha mukaza guturira iby'abantu zirahino ndaje wese ungirira neza ni kenshi cyane satana ngota ariko imbabazi zawe ziruta byose dore ndaje wese ndaje umbwira icyo ushaka pfukamye imbere yawe uraho ntsinda umwanzi ntsinda icyaha ntsinda umwanzi ntsinda icyaha kenshi cyane nterwa ubwoba bwazaza umva nta kwizera mfite ijoro rikaba rirerire umva nta byiringiro namba ariko mu mateka yawe mana ntiwigeze utererana nawe mu bigwi byawe wahoranye n'abawe sinzigera nshika intege nzaguma mu bikari byawe mana 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 we mana 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 we mana dore ndaje wese
nshaka pfukamye imbere yawe uraho ntsinda umwanzi ntsinda icyaha ntsinda umwanzi ntsinda icyaha DJ nawe yiyumviye reka twumve rero icyabashikanye ngaha ukuntu gihagaze hanyuma nabo bagiye urumva ko bahageze nabo bigereyeho kandi reka duhe ijambo mwene data uriya akazina kawe Fidel ya reka duhe ijambo mwene data Fidel kugira ngo atugire ku rutonde ukuntu byose ukuntu bihagaze kaze mwene data cyane bakarama Pastor Emmanuel ngenda manza ngo ore kuvuga ndabanza mvuge nti mwiriwe bavandimwe ya icubahiro kigarukire umuremyi w'isi n'ijuru ariwe waremye n'ibiri munsi ubwa kabiri ngashimira buri wese wabashije gutanga umwanya we kugira ngo agere muri iki kirori kiri hagati ya mushiki wacu Zawadi ndetse no mu rugo rwa mwene data umugabo wa Alice ntabatindiye muri make yanatijwe ijambo natijwe nirivuye kuri mushiki wanje Zawadi kera na kera ibaruwa yafunguye nkuko nyine uyu muzeyi umpaye akanya yabivuze ubushize hagabwe inka nanga hatanzwe inka so ubwo byabaye ngombwa yuko uwo bayihaye nawe ubwo umunsi agomba kuza gushimira ubwo ntabatindiye rero muri makeya ikinyicaza ahangaha kikakwicaza ahangaha ndetse n'undi turi mu kirori cyo gushimira uwahawe nkariwe Zawadi ashimira uwayimuhaye ariwe ni papa Enjo nje nuko nguko ndabitwara nyabuneka kandi muramuzi n'umugabo ari haramureba ntabatindiye cyane irya mbere na mbere ryari iryo ngiryo kuko nashimiye na buri wese yabashije kugera ahangaha ikindi cya kabiri ndashimira iyi groupe y'aba bana batoya mureba aho ngaho iyobowe na mwene muzeyi nyakwigendera MCP Bosco aba bana badukorera umurimo munini cyane kuko ibikorwa nk'ibi ngibi babifata amafoto bakabifata amavideo wawe ukeneye kubirebaho no mu gihe tutazaba ukiriho n'uwavutse akazabireba bafite ukuntu babishyira hara ku rubuga nyine rwa internet kugira ngo uzabirebe ndimo ndarangiza ariko ndarangiza ariko ntabwo ndangiye kuko ndacyariho tibagiwe akantu kamwe ko dukunze gukoresha twubwacu
imbaraga z'abantu nizo mbaraga zacu, aribyo mu Cyongereza bavuga bati people power our power. Kandi akaba nariwe muntu warwaniye umwanya wo kuba perezida muri Uganda, nubwo bitashobotse nyine urabizi bibaho mu buzima busanzwe. Mwakoze cyane murakarama. Ubwo igifuri cy'ibahasha ni mushiki wacu nyine kukuntu namuvugiye, ariko niwe ugomba kurangiza, mbese niwe ugomba gucapa kariya kantu kagomba gufungira abahasha neza. Murakoze murakarama. Ndakuzigisha buriya ari ya mbere namba yagiye hehe ngo mu ijana haze bimwe n'umwe ndakuza kwigira iyo nyene hanyuma kwizija shemera wampaye mbona muzaniye kado yo kumushimira. Ari he nyaboneka ari kashi Manuel yenda acha cyane araja banguka gushimira kurangeza kweli koko mwakire iyo kado kweli n'amaboko yombi kweli. Bafotora neza Ya abafotozi nyaboneka MCP boss koko nyaboneka babanza bakwiriye amashyi nyaboneka. Gushimira biriko birabandanya biryoha cyane. Mu kuvuga reka dushimire mwene data yaje gushikiriza waserukiye abandi akaba ari we umushinga na Fidel. Reka tugushime cyane, uragaharo nk'uko uzobatuzanira ibyiza nk'ibyo kuko n'ejo bundi ahubwo ndagusaba ubyago fasi tumwe duhoberana ubundi. Nta kibazo umuyobozi w'Imana. Urakoze cyane. Imana ibahezage cyane. Muzakanamugaruka kandi irembo riruguruye. N'ubundi munsi tubaha ikaze nigora bwo guhabana na Alice. Nahereya yavuye n'izindi zisubireho natwe twese tuzazisangira kuko ingasi umukandara nyine nuko nguko iguma izenguruka. Urakoze cyane. Hanyuma Imana yakugukana. Murakoze kandi hanyuma kanshimire abantu bose bitabwa kama ndabo ntabwo twaseze kandi gaje bacakira cyane dubandanye turyoherwa kandi mu guterana. Ni mu kanya gato tugiye kubandanya n'ibyo kurikira. Kubera Imana yikubiteho yongeye nabyinyegeye n'ibineze. Ndashaka gucubisa ngo ndebe ko byaba. Kubera Imana ushyira nuyibonije mu cyondeko. Kuba turiho kubera Imana tubajya. Natangije ibintu byo kubyina. Kubera Imana tujyana kubera Imana kubabwira bugacya no kubera Imana. Nyemera Imana ngushimire ibyo dukorera biratumira. Kuba turiho ni ukubera Imana, kuba turya ni ukubera Imana, kuba twambara ni ukubera Imana, kubabwira
abashitsi abaturage abasanga iyi ni abashitsi abasangwa ufite rero bari batuye ndaza kongeza mu kindi mukanya hanyuma rero reka nshime cyane ukuntu mbonye umunezero wari wose ngaha kandi kuri uno mwanya reka nawo byo nshikirize kuko ijambo rya ururimi yari jewe kandi n'ijambo naryo ryari ryo abene urugo ariwe Habanashimani na Alice mugore akunda kuvuga ngo ni umugore mwiza sinzi nuko ni kwavuga nyene no tuma magana mwakwenga araza kubivuga nyene ngo yitwa mugore Alice ngo na Habanashimani rero abo rero tugiye kubakora ngaha mu kanya kugira ngo nabo bagire icyo bavuze kuko ibi ni ibirori bikomeye cyane urana abantu barishimye yawe bijya ndirimbo na mumba ikuye ni komande iyo ni komande ahubwo muzayintumireho nzoyishyire ku isidi murakoze cyane ubwo reka duhamagare bene datari bene ubugose nzi bari hafi muri hafi murakoze cyane nahita ndabahigisha urabona bamenyesha bamuronderaga bamushakaga aba rero ni bene bigisha no kumushaka nyene none nikipamo ubundi sana bari ndubona abantu bagahaguruka akabyina gatambukaga ngo kirorosha kandi bizoya byaje abashima ijambo tukabyakira neza baradushiraho n'akadiho kabo bombi nari byose birashoboka nyine niho biraba biryoshye ahubwo none ibyo ni ibiki bihenuka ibyo ni ibyo menye nabyo nifuza cyane cyane bigeze bite kandi Angel bite bo urakoze cyane hanyuma rero muri rusangi nta mukire mu ijambo gato uyu ni we Serugo hanyuma inarugo ni uriya hanyuma muri kuyomba hariho umurundi hagiye ujya bose ni barundi tu hanyuma uyu bamwita ngo ni murundi niko nta kibazo rero ubwo rero baraza kubivuzeho kugira icyo babivuzeho
byinshi cyane ubwo reka tubatega amatwi mwakoze. Murakoze cyane. Mbaye mbashimiye ariko nubwo mbashimiye njye ntabwo rwose uyu mugabo sinzi niba ari agasuzuguro niba ari iki rwose niba amashyi umuhaye rwose aramemukiye cyane siko ubu ndi serugo koko niba urenda nkakuze ngo nyirurugo ariko ndi serugo nyirirugo wivuga irwuri bari gucumukero ubwo nta kibazo reka kanongera y'amanyero ndavuga reka twongere tuyamuhe ariko ubwo ngubwo murakoze cyane. Bwa mbere na mbere mbanje gushimira abashyitsi bahire batugendereye mu rugo rwacu. Njye mvuga ururimi rutari serugo mbone batari bugerageze kubyumva turabasobanurira mu rundi. Turabishimiye cyane, karibuni kwetu. Turabishimiye cyane rwose. Ni ukuvuga ngo ejo mu masaha y'umugoroba nari mvuye mu kazi ngiye kubona ngo isimi irampamagaye naje kumuhamagara isimi idafite izina umuntu arambwira ati ariko ati iyo ari byose ati nari gukenera ati naherekanye guhamagara imanyakira ni ukuvuga ko isimi yaherekanye guhamagara ariko sinasobanukiwe ibyayo ndavuga nti reka nyihorere ibyo byose ndaba ngiye muri bureke ngize amahirwe irongerera mpamagara noneho ngize gutaka sinarangije ngiye kumva numva umugabo kugira arambwira ati ejo numvaga ashaka ko nza tugasangira weekend tugafatanya kwizihiza weekend ndabwira nta kibazo nise urinde ngo si ubwo ntunzi ati si ubwo ntuzi reka reka ntabwo ngiye nkuzi ndabwira ati nta kibazo niba utanze ubwo bishobora kuba wanyirengagije ati uzamenya uko mageze kumbi sinamenya ngo ninde ni nyir'ubwite ubwo ni ukuvuga ngo ngeze mu rugo naje kuza kubwira mahuje ngo yuko dufite umuntu uri buze kwifatanya natwe ya weekend eba twabyutse twakareze turimo tumwitegura turateka ibiryo hano biracyahari rwose n'ibyo kunywa birahari uretse ko sinzi ko byagenze niba yaje yari ariko iyo byose ari buze kubirya ari buze kubirya byanze nuko ubwo ngiye kubona mbona uje ni kujya kuza ngo turabase bitebye ko duheruka twagize twavuze amagambo mabise hari ukuntu byagenze biratuyobera ngo tuguma dutegereje twese amatwi twayabanguye dutegereje ngo ari buze kuvuga ikosa runaka twakoze ngiye kumva numva avuze ijambo ryiza rwose nanamushimiye ahubwo nagira ngo n'ubu nongere mushimire ubwa kandi bakoze cyane mwakoze kumbera amashyi nuko bivuga ngo ubundi igihe icyo ari cyose iyo umuntu akugaburiye cyangwa se agize icyo aguha biriya bivuga gushimira uri kumva ubu rero umuntu ashaka gushimira ku cyo wamukoreye biba ari ibintu byiza cyane kubw'ibyo rero akaba ariyo mpamvu natangiye mvuga nti mbanje shimira abashyitsi bari hano mwatugendereye n'abasangwa mwese muri kumwe kubera yuko nabanje gutumira abantu nari nzi yuko hari ibibazo naba narakoze birabasaba kugira ngo niba ari kosa nakoze baze kubisaba imbabazi ariko nabo baje kuza gusanga ari ibyishimo niyo mpamvu babonye batangije umukino wo kubyina namwe muboneraho ebana ubu ibintu ni uburyohe bw'ibyo rero rwose ibintu ni uburyohe karibuni mukomeze nk'uko bisanzwe uyu mwana w'umukobwa byaje kuza kuba ngombwa yuko nge nkimara kuva muri Afurika naje kuzasanga yaje kuza gukubitana n'uyu nguyu kubera ko baje bakurikirana bakubitanye n'uyu nguyu yaje kumugira akamaro gakomeye cyane amugira akamaro gakomeye cyane nibwo yigera yaje kumbwira ati uriya mwana umukobwa ko yatugiriye gutya na gutya na gutya rwose wareza yese tukagera turebe tukamushimira oya nawe ujya wagiza nuko twahamagara zacu tugaherekeranya tukagira dute tugakora cya gikorwa aricyo twahoze tuvuga twaje gukora hariya aricyo mwaje kudushimira ubwo rero byose umuntu biri inyuma ninde uyu mudamu wanjye anagira ngo nawe tube akanya nawe agira icyo bivuga murakoze cyane murakoze ku ijambo mbere ya
byose kugira ngo nshimire Zawadi by'umwihariko. Wahaguruka turamukanye nshimire. Ya, mwakoze kuza. Mwakoze kuherekeza umwana wanjye. Ni byiza cyane. Umwana twarabanye mu magorwa mu buzima bukomeye cyane. Ya, mbese tukajya dusaba Imana yuko ntacyo izadutandukana. Imana nayo irakundira byumva nyine, isibye ko Satani ashaka kubanza kwivangamo, ariko Satani yo mu mwanya aricara mu mwanya. Turakomeza kubana bihagije. Biba ngombwa yuko noneho ahubwo yaje no kuba muramukazi wanjye, numva birushijeho kuba umuryango wanjye bihagije. Ubuzima bwose mbese ubuzima bwanjye bwose giye ko mbaye muri Zawadi niwe mbikesha, uko nageze aha nazi niyo njya niyo ngwa, mfite inda nkuru ndi hafi kubyara kandi sinzi naho ndi bujye. Uyu mwana niwe wabyisimamiye mpaka uyu mukobwa mureba yembi, mpaka mbyaye, akaba ari umenya abana ku mashuri, akaba ari uza kubatekera, akaba ari aba nyina basi. Njyewe ubwanjye numva ntacyo nakitura Zawadi kibaho ku isi, n'ibirebire ni amateka. Gusa naje gushaka kubasha kubivugaho aho nari nagiye, ariko kubera ikiniga cyinshi birananira kubisobanura biranca. Ni ibintu mbese birebire cyane. Yewe ntacyo nshinja Zawadi, Imana gusa imurebere urugo kandi imuragirire n'abana. Nta cyiza nko gukorera Imana. Nanjye njya nibaza igihe nataye ndimo gupfusha ubusa kikambabaza, avugana Imana. Igihe nataye umwanya ndimo gupfusha ubusa rwose nkorera Satani sinzagisubira na rimwe. Imana yangiriye ubuntu pe, ndishimira Imana cyane. Kubw'ibyo rero hakaba hari agataka nateguriye umwana wanjye, ndetse akaba na muramukazi wanjye, ndetse n'abisegereza banjye. Ukuntu Imana igira neza we. Ejo isa ya urakoze. Ariko utwaye umwaka ukawumara ukora nabi, mu mwaka muzima usengera komeye. Ya mana kwe. Hari umugabo rero ukunda guca umugani ngo ngitama yimye igaramye. Ni mukuru wanje ntabwo ndaja kure, ariko nageze no kumusanga mubaza ico bisobanura. Ageze nyuma anyereka yuko ari ubuntu bwiza buba buhetse ubundi buntu bwiza, kuko intama ni itungo ryiza ntabwo ari ikizira. N'iby'ibingibi ariko ubundi ziba zimeze zite? Iyo mana dusengiye rakomeye, iyo mana itabura guseruka. Muze mu Yesu. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe. Onge ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe. Zaniyo kadofani yewe. Hereza umwana rero hano. Uhereza umwana ufashe neza. Agenda umwe n'ugira abaneza. Akaba agenda umwe. Amanzu. Arusha kugira gufata. Oye muhungu wambaye n'ishapure. Ipadiri. Rebiri. Reba hariya cyo. Akareba munsi. Amaso yewe ni hatari noneho birakomeye. Stopinga mo gake. Stopinga mo gake. Stop. Okay.
Wakoze gutekereza mwari wanjye ufite igitekerezo cya bandangize atugire ku murindi baza kubw'ibyo rero biranshimishije cyane kubona Zawadi yatekereje kuvuga ati reka njye kureba uriya mubyeyi twara abandi kabisa. Mbese ku bwanjye nk'uko mbitekereza Zawadi nimba yumva hari icyo namukoshereje ambabarire kuko yewe ndabona bindenze yewe amagambo yanjye yaraye namaniriho umudamu abamuherekeje mwese Imana ibaha umugisha mwakoze kuza Uwiteka biteho amagambo yanjye nayo amen ndabasaba kandi kumvikane ndabona ibirori bikoragana neza cyane nk'uko usanga tumenyereye dusanzwe tumenyereye ibirori bigenda neza mugihe rero bigenda neza rero twese n'ubundi tuba twishimye ni nacyo tubona kandi muhaguruka tukagirana tukatamba tukabyina tukaganira neza ku buryo tuba twicaranye ibintu nk'ibyo hanyuma reka tumara twakire umushinga Jean Pierre manze atubwire umuriri kuyafite kuko ntayifite mu mutwe mugani wa afite natwe twumve Jean Pierre ko mawo nakoze cyane hajya babita bigenda Jenny ko izina rya Emmanuel bravo neza Emmanuel mani mani hanyuma kandi mpande umuvugizi ururimi ni jewe hanyuma n'umutwe ni jewe n'amaso ni jewe ijambo ni Habana Asumani hari Habana Asumani nabaca habagenda kukanya Yes, I do. Amen. No, this is going to Emmanuel. Yohani. Ngine Jean-Pierre. Ndio mambo ngayewe. Okay. Karibu sana. Mureza rwose bisanzwe wawe. Ubwo ari Jean Pierre uri kuvuga aravugira mu mwanya wa Fideli na mushiki wacu Zawadi. Murabizi ko murabona twazanye n'imfura nyinshi zimwe zaturutse mu Texas zaturutse mu Rwanda muri Congo mu Burundi barambwiriye ngo bamwe bari gusinzira baje n'indege babwumva baje ntibashoboye gusinzira neza rero yateguye ibitanda bari buryameho turasaba ngo muduhe agashingura cumu kakabando kacu ubundi tugende tujye kuryamisha abageni ntabwo ninda mu magambo murakoze kandi twashye shirako karirimbo tukabyina hanyuma twisabye agashingura cy'umu nimba atakoze abatamire baneza ngo barakana hanyuma urakoze cyane umushinga ntayo Jean Pierre reka turatanga umwanya turacafite nubwo ubona ubusabe ugenda kugira ngo hwe ejo ndazi ko ari akazi bamwe n'akazi abandi nabo ugasanga bari bugendere sinzi ubwo rero turabye gato reka tumare duhe ijambo umudamu hariya yasabye ijambo reka tumare twumvirize atugire ku muriri ayo dufitiye kaza mwene da sinzi izina ryawe neza muranunda muvuga mutamakazi mutamakazi cyane urahawe kazi
Yego ni ukuri mushinga ntahe ndagushimiye ya mu by'ukuri nuko Jean Pierre na musaza wa Nyabade hanyuma komeze ku byiza batwicaje ari bo twashe tureba ndabona baje mu byicaro byabo k'umubyeyi uyu Nyabade ndakeka ntabwo nkeka ni umwana wanjye uyu yari se akaba murumuna wanjye ubwo rero mu by'ukuri twashima Imana itugejeje aya masaha tukihumeka umwuka w'abazima tukaba twabonye ukuntu twabona akanya nk'amasaha nk'abiri tukigomwa tukaza nk'aha ngaha kuko uyu munsi mwabibonye byari bigoye cyane ubu bwabaye ubwitange by'ubuvandimwe ni ukuri cyane by'intangarugero ubwo rero mu magambo nkeka yatuzanye aha ngaha ni ineza no kuvukika iyo Zawadi ari we ryo zina rye nimita Nyabade iyo ataza kuba umwana uvukitse ufite ubwenge ntabwo iyi migisha aba yayibonye nta nubwo tuba twicaye hano iyo ataza kubera nabi murumuna wiwe ntabwo murumuna we yagombaga kuvuga ngo aje kumushimira ibyiza yamukoreye kuko uko yasobanuye yavuze yuko akigera haze Zawadi niwe wamufashije by'intangarugero amuba hafi mberabyombi amubera nyina amubera se amubera murumuna we ubwo Arisa nawe bimwanga mu nda abona iyo udashimishije umwana nawe aravuga ati burya ntabwo mfite ababyeyi ubwo Arisa by'intangarugero nagushimira cyane cyane nshimira Arisa ineza yagize iyo ataza kuyigira ntabwo uba utwicaje ineza yakugiriye niyo wakoze uja kumushimira kugira ngo umwana abone yuko burya afite umubyeyi utekereza kuko Arisa yagiye gushimira Zawadi ari we Nyabade byabaye ngombwa Zawadi nawe aravuga ati rero ko umubyeyi wanjye ngewe namufashiye ngira ngo ndi kwikorera mbona ko ari mama mbese mbona ko nta nyitura nzabona inyuma abona rero igikorwa mukoreye aramuhemba amuha n'inka Zawadi nawe ati rero kandebe bakuru banjye n'abasaza banjye bamperekeze ahubwo nje kumwereka ko nanjye mbana n'abandi ubwo Zawadi rero aratubwira ati nka barumuna wanjye n'abasaza banjye ari we Fideli na Jean Pierre n'abandi bari ku ruhande hari abankuriye n'abunduta biba ngombwa ko twemera uyu munsi wa none turitanga reka duherekeze umwana aje kureba mukuru we amushimira ibyiza yamukoreye mu by'ukuri by'intangarugero buri wese areba iki gikorwa ugire neza wigendere ineza uzayisanga aho ugiye Imana ibahe umugisha hanyuma ndiko ndaraba ahubwo reka ndamurabire ndabire abantu bose mwashitse ngaho ndabarabire nasi no wahera ndabarabire hanyuma rero murakoze cyane reka tugushimire mwene mama mwene kandi inyuma gatoya ubwo ndi umukobwa ariko ngira abasaza banjye ubwo rero umusaza wanjye mukuru burya kuvuga ati muturebera agakoni yari ari kunkebura niyo muco wacu ati kunkebura ngo ndebe icyo nunganira barumuna banjye n'abandi kugira ngo nshigikire ijambo reka rero tuze dushime muri rusange kandi hanyuma kandi reka turabe mu kirundi mugani bati nababwiye ati ururimi ni jewe n'umutwe ni uyu nyene n'amaso n'aya n'umushatsi ni wawe undi nyene nzahinduka nyene ngiye kugendana urabizi hanyuma rero mu kirundi bakivuga ni bati urubanza rumwe rumara zibiri dusanzwe dufite urundi rubanza zari imanza zibiri ni ukuvuga
dusanzwe urundi urubanza nabwo nubwo amatariki y'amavuka y'umwana amatariki y'umwana rero uwo mwana nawe afite ayo matariki kanyereka tuze kumviriza bene urugo ngaha uko baza kubisigura kumurabo amayinite urayafite ingwani amayinite ni nka kujya umuntu aba afise kuvugira kuri telefone nko muri Afurika ntabwo bavugira kuri telefone udasizemo iminota rero kumbe asuma ndamutoye hafi yari afise amahigoni dutegereje gato uri ku muziki hariya abanza dushyiremo pose muziki hariya Yo DJ dushyiramo akazi ewo kumbe wabona nabonetse ariko washari busy Nerds gummy clusters were invented one night as the nerds worked together trying to get it just right. Innocent friendships. hanyuma muradutunge cyane muradutunge ntihagire ubyaguka uhaguruka kugira ngo bagende kuko n'urundi rubanza kuko meze kuvuga nti urubanza rumwe rumaze mu kirundi niko baca umugani mu kuvuga imanza ziracabandanya ni nyinshi ziracabandanya reka tuze kumviriza ibyo batubwira ngaha hanyuma abene urugo ndiyo bamaze gushika ngaha umugabo wanjye ataraza reka ngira ko nongeraho gake ntibibatangaze ndabizi yuko wenda mutangiye kuvuga ati n'ukuri ntabwo twari twabiteguye yuko rwose dufite birthday mubyihanganire yego iyo gahunda nyine yari iriho ariko utari uyizi nta kibazo gihari rwose ntiwirebeho ngo wenda ngo kuki batangiye ngo bitagenze gutya nta kibazo pe bibatangaze n'ukuri Emmanuel urakoze kumpa ijambo ni ukuvuga ngo ubundi twebwe nk'uko nigeze kubibabwira ngo uno mugabo ejo yaramenyesheje amaze kumenyesha bisa naho binteye mbega kumva yuko ari ikintu gikomeye cyane ngomba kucyitegura ariko n'ubundi twebwe muri gahunda twarimo kwegereza amasaha cyangwa se igihe cyo kuba uyu mwana wacu yagira gute yageza igihe cy'amavuko none icyo gihe cy'amavuko cye akaba ari ikihe akaba ari iki ngiki ariyo tariki y'uyu munsi ubwo kubw'iyo muzo mpamvu akaba ariyo mpamvu nahisemo kuvuga ngo reka ngire gute reka dukomereze ko namwe mukora mudufashe kugira ngo tubashe kuba twakwizihiza amavuko y'uyu mwana uyu mwana ubwo murebera aha ngaha yitwa Mutesi Angel imyaka 23 ubwo rero ni ukuvuga ngo umunsi dufatanye twese hamwe tugira gute Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, girl. Thank you, girl. Happy birthday. dusubiremo twese
mwarabyishimiye. People power. People power. Happy birthday. Happy birthday. Mwese hamwe. Happy birthday to you. Kasa cheche. ndabona twari tuzinye cyane twari twumvirije n'akarego kakaryoshye kandi muri kano kanya reka duhe ikaze inyuma y'uko umwana wacu aragiye kutugaburira keke kandi mwamurebye uwo ari we no kwisiga yisize abataramubona yisiga rero sinzi murane yisize nyine asiga amashuza amabara abiri n'ambatara atatu nuko ubwo rero reka duhe ikaze mwene data ngaha akazina kawe witwa Shukuru urakoze cyane Shukuru reka tumuhe ikaze ngaha kugira ngo nawe arafisa akanatubwira buriya Bwana Mitu, ningependa tu kusema asante kwa huyu mama alini-invite kwa birthday ya mtoto wake. Si kitu cha kawaida mtu kukuinvite, bali ni kitu cha upendo, ni kitu cha moyo, ni kitu cha heshima. Na kama mtu amekuinvite alafu usionekane anaona kama umemdharau. Nimefika hapo japokuwa sikuwa na kitu cha kutoa tu, nasema asante na Mungu ajalie, tunawabariki. Na pia na Angel, Mungu akujalie mama, happy birthday. turiko turabandanya kandi ntabwo tubandanya n'igiswahili kuko igiswahili nta n'icyo tuzi byangora n'agafaransa ndahwihwisha kuko ngo ndakame icyongereza cyo cyanaye kuba amazi iyo rero wewe aduhaye ubutumwa bwiwe yarafitiye umwana ku mataka amavuka yiwe numva umenga yabuze ngo gushima kuba bamutumiye soko nuko numvishe ako rero kankiwe mu gutwi gusa nyine kubera igiswahili nacyo numva neza hanyuma rero reka tugushimire acha tushukuru sana hanyuma kandi reka tubandanye erega nubwo abari manza zibiri ijambo ryanyu ndacarifite ni mu kanya gato biraje gukemuka kandi ndabona yuko n'umwana nawe burya nawe yakoze ibikora inka nawe bakeneye kumbure abone na kadora na kamwe agira nti namba kariyo je menga ndagafite
ni nk'umukanya nyine umusanga umuntu abivuze ati reka nawe ndamuterere nayo keke ngabura yampagije nuko nyine so nanjye namushyiraho n'akadorari kamumenga ndagafite sinzi aho kari bironi byinshi imbere n'ibyo bitandatu muba biriyo hariyo n'ibindi korayo umufuko ngana nk'uko urimo amafaranga zana n'ibindi tora wewe utanga kwisiga amabara abiri suko hanyuma rero ni umwanya rero uwo ari we wese ashobora kuvuga ati reka nterere uyu mwana nawe kumbura nawe yararushe buriya nuko hanyuma igisigaye nacyo turaza mu kanya tujabuka tugaruke hakurya y'amazi turabe kuri bwa bukwe bwa mbere tuze kugira icyo tuvuze mu kanya murakoze nawe urakoze ese ngirane mana yanjye ngirane njye ndumva naniwe ko mbona ibintu byose byabaye uruvange ndarira ndigunga nkarira ntawamoza amarira I'm gonna be alright iyo ndebye mu ndorerwamo uwo mbona siwe niyumvamo abigira beza bakanyihishamo mba mbona nza nabigwamo use your head use your mind wikwita kuba gutesha umwanya any day anytime trust me the light is gonna shine ibiba byose n'imipango y'Imana don't let them mind put you on yabishatse wacilinga na Rihanna nada njye sinzatuma amarira agera n'ahashira iminsi ntisiga ubusa iminsi ntisiga ubusa njye sinzatuma amarira agera n'ahashira iminsi ntisiga ubusa iminsi ntisiga ubusa wari umwana yabaye umukambwe uwanze amatage yararigise ibintu byabaye ingume bibabaza buri umwe bidasize n'abakwe oh mana be you my side
Ice music, baby. Flag, I got the recipe. Kwanza na furaha nitaimba na kucheza, washa mishumaa, weka keki juu ya meza, oh ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa, aki mwana mkwete aja na dumu la maji nasije kakumwagia, anakapicha kako nitaka post, waso kupenda itawakost, leo siku yako nishajikoki, ndugu rafiki zako tunasema happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Sinyugi pombe leo ntalewa, niwape shombe walochelewa, zikinipanda monde nitapepewa, pembe la ng'ombe au malewa, ila usiforget kusema asante baba na mama, walikukuza ukakuwa, nakupa na keki kwa wema, kulinde baba Maulana, tukuombeana dua, anakapicha kako ni Don't forget to click below to subscribe to the official YouTube channel.